Kuki twabonye Fatakumavuta kuri kamera arimo arasusurutsa abantu ntitubone Djihadi? Impamvu ni iyi ngiyi rero. Emmy Nyawe ubwe yivugiye ko ngo yiyahuye bikanga. Emmy Nyawe mwe ikinini cyo kwiyahura ariko rwose urupfu ruramwanga. Ubwo yari yiyahuye Emmy Nyawe kubera Djihadi. Urumva? Slim Jesus. Yes, reka mbaye ikaze bakunzi bacu, mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese. Ni wa mwanya tuba turi kubagezaho update. Ngiye kuba nagaruka muri kano kanya kuri video iri hano hanze y'uwo bita Fatakumavuta. Ni video ya trendinze ahantu hose, aho bita Fatakumavuta yararimo arashimira, ari gushimira rwose itangazamakuru ndetse n'abayobozi batandukanye bari babasuye muri Mageragere, aho bari basuwe. Uyu Fatakumavuta rero bigaragara cyangwa se byagaragajwe niwe usigaye ahagarariye imyidagaduro hariya muri Mageragere, kandi ndetse kandi so kuba ahagarariye imyidagaduro gusa, wabonye ko ari nawe usigaye ari MC w'ibitaramo byose bibera hariya muri gereza ya Mageragere. Rero uyu Fatakumavuta abantu benshi bamubonye baribaza bati se kuki twabonye Fatakumavuta nitubone Djihadi? Abantu bakibaza ati kuki twabonye Fatakumavuta kuri kamera arimo arasusurutsa abantu nitubone Djihadi? Impamvu ni iyi ngiyi rero. Impamvu yuko Djihadi tutamubonye kandi na Djihadi yaragiye Mageragere nuko Djihadi kugeza ubu ngubu ntago aramara icyumweru muri gereza ya Mageragere. Uyu Djihadi we no kuvuga ngo we aracyari mu kato, bya bindi ngo iyo bagezeyo bahita bafata iminsi 7, niko mbitekereza cyangwa niko mbyumva, bafata iminsi 7 iyo kujya mu kato, bakabanza bakamara iyo minsi 7, ubwo urumva n'abandi bose bashyashya bakabona noneho kubarekura, ku buryo nk'ubu ngubu bishoboka ko Fatakumavuta ashobora kuba kugeza kuri ubu ngubu atarabonana n'uwo bita Djihadi. Nuko ngo Fatakumavuta ashobora kuba atarabonana n'uwo bita Djihadi, akaba yari inshuti ye, ni inshuti ye niko navuga, ariko nanone Djihadi Fatakumavuta ntabwo yari umushu, ariko yari inshuti ya Djihadi cyane, kuko niwibuka neza ukanatekereza neza imwe muri video za trendinze mbere yuko Fatakumavuta afungwa, zavuye mu kiganiro uyu Fatakumavuta yakoranye na Djihadi. Cyo kiganiro bakaba baraganiriyemo ibintu, aho Fatakumavuta yageze akavuga ati ngewe iribu nizongera kumamagara ntago nzitaba. Ni kuwo bita Fatakumavuta yavuze. Nuko ngo Fatakumavuta kimara kuvuga iryo jambo abantu kacanza abantu karatrending ahantu hose, biza kurangira rero uko agiye akora n'ibindi byaha birangira ataye muri yombi. No bita Djihadi rero nawe yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye. Murabizi ko Djihadi kugeza kuri ubu akurikiranyweho ibyaha bigera ku 9, uretse ni 9 ubwo yagiye yitaba yarezwe muri ibi byaha bigera ku 9, ariko kugeza kuri ubu akaba akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 6, ariko akaba yaraburanye icyaha kimwe cyo gusakaza video ya Yamana. Rero dukomeje n'ubundi ku bantu bari kwibaza bati ese kuki uyu nguyu we ataje kuba yagaragara mu bandi? Nababwiye ko we yarari mu sinibuka ukuntu babyita mu rundi rurimi, ariko bivuga ko ngo we yari yibereye mu kato ariko byari bimeze. So rero dukomeje tugiye kureba uyu Djihadi rero n'ubundi akimara kugerayo yaje kuba yahura n'ikibazo gikomeye cyane. Djihadi akimara kugera Mageragere, umunyamakuru bakoranaga bita Emmy Nyawe, uyu Emmy Nyawe niwe wazanye Djihadi, niwe watumye Djihadi bamumenya, niwe batangiranye aka kazi, niwe wazanye wakoresha Djihadi cyane ku bitangazamakuru. Rero uyu Emmy Nyawe watumye Djihadi amenyekana cyane, ejo nibwo yahise avuga ati reka akora ikiganiro ngo avuga nabi Djihadi, avuga ko Djihadi yamuhemukiye, abivuga ari uko Djihadi yagiye. Ibi ngo yabivuze nyuma bitewe nuko ngo Djihadi ngo Emmy yatinyaga kuza kuvuga ko Djihadi yamuhemukiye, ngo kuko ngo yatinyaga ko ashobora kuba yakinjira mu muryango wiwe. Gusa agakosa uyu Emmy yakoze agakosa ko kuvuga ati ngo kugeza kuri ubu ntabwo azi ngo ikintu ngo Djihadi afungiye, kandi arakizi ko iyaba kirahari, already kirahari. Rero ibintu byo kuvuga ngo naga ari ukuntu uyenda yaje kumuvuga n'abagerageza gusa kumvikanisha ngo ko arengana cyangwa se ngo iki nango iki, uko byagenda kose nta nubwo
Djihadi wavuga ngo ararengana aka kanya kuko nago aracyafunzwe by'agateganyo, ari gukurikiranwa by'agateganyo, ntabwo turamenya ngo yakatiwe nibwo twavuga tuti ari kurengana cyangwa se nago ari kurengana. Ariko muri kano kanya Djihadi aracyakurikiranweho, nuko akurikiranywe afunzwe by'agateganyo iminsi 30 y'agateganyo, kubera ko impamvu akurikiranwa afunzwe ni mu buryo ubundi iriya minsi 30 bayishyiraho kugira ngo umuntu aba atacika ubutabera. Birashoboka ko umuntu ngo ashobora kuba yacika ubutabera, ari nayo mpamvu bavuze bati iyi minsi 30 y'agateganyo igomba kuba ihari iriho. Tuvuge ati Djihadi nago bamukatiye ngo bafate umwanzuro bavuge bati ukatiwe igihe iki n'iki, ahubwo bafashe iminsi 30 yo kugira ngo babitekerezeho cyangwa se yo kugira ngo bakusanye ibimenyetso maze banzure bati arakatirwa igihe iki n'iki cyangwa se ararekurwa. Benshi rero bakanavuga ko uko byagenda kose Djihadi ashobora kuzarekurwa, nago azakatirwa, niko benshi bavuga, niko bivugwa, ariko ni nabyo byiza, ni nabyo byagakwiriye, kuko uko byagenda kose Djihadi abantu benshi bavuga ngo yavuze nabi, ari ba Pastor Claude n'abandi bavuga ngo Djihadi yabavuze nabi, ariko mu by'ukuri Djihadi ntabwo navuga ngo hari umuntu runaka nta numwe yavuze nabi. Byari akazi nk'uko nabo bakora akazi, nk'uko bita Pastor Claude kuri ubu ari guhangana na Emmy na Bosco Impact bari guhangana na Emmy, byari akazi. Djihadi rero kuba yaza akavuga ngo runaka bitya nakazi, niko mbyumva ku giti cyanjye, ariko n'abandi bose niko babyumva. Rero nago abantu bose bo kuri YouTube warakara umuntu wese wakuvuze ngo uzabife mu Emmy. Rero yavuze ko rero uyu Emmy ngo yavuze ko we na Djihadi igihe batanu ikintu bapfuye ngo ashyira ngo hari igihe Djihadi igeze kwitaba RIB, ngo Djihadi igeze kwitaba RIB 2022 birangira bagiranye ikibazo. Uyu Emmy Nyawe rero ubwe yigeze kwivugira, ahubwo na hari yarabivuze. Uyu Emmy Nyawe ubwe yivugiye ko ngo yiyahuye bikanga. Emmy Nyawe yagiye ngo yashatse imiti, yanyweye ikinini. Emmy Nyawe yanyweye ikinini cyo kwiyahura, ariko rwose urupfu ruramwanga ruti urajyahe, yanga gupfa. Ubwo yari yahuye Emmy Nyawe kubera Djihadi, urumva ngo bitewe n'ibyo Djihadi yamukoye, ko mu byo kuri mu byo Djihadi yamukoye ntabwo byari gutuma Emmy Nyawe yiyahura, uretse ko no kugira ngo umuntu abonaga hari amagambo umuntu akoresha kugira ngo aze kubona titre yo gukoresha, ariko Emmy Nyawe ntabwo yigeze ko yashaka ntabwo Emmy Nyawe yigeze yiyahu, gusa ntabwo yiyahuye. Ariko urumva we avuga ko yiyahuye kubera ko ngo Djihadi yamwemvise ngo aze bakorane kuri The Dynamic, yamugezayo kuri The Dynamic bakanga ko bakorana, kumbi Djihadi yari yifitiye undi, ati ngo bari barapanze kumuzimya, akaba ari byo avuga. Ariko tukibuka ko uyu Emmy Nyawe akigera kuri The Dynamic yarishongoye cyane, yishongora kuri 3D TV avuga ati ahantu twari turi hari inzara nyinshi, ati mvuye mu nzara nje ahantu hari ibiryo, baramwakira rwose barakoma akagoma. Ariko kugeza icyo gihe ngo nibwo Emmy Nyawe yahise atangira gushaka imiti ituma ubuzima bwe bwihuta vuba, ahita atangira gushaka imiti ishobora gutuma Emmy Nyawe ubwe yiyahura burundu maze akava mu buzima. Ariko angwa akiyahura ngo kubera Djihadi. Uyu Emmy Nyawe washatse kwiyahura kubera Djihadi rero sinzi impamvu atatanze ikirego, akaba yakitanze kuri YouTube, ubwo niyo gahunda. Rero uyu Emmy Nyawe ngo yigeze gukirwa ngo muri groupe y'abashu ya Djihadi, ntabyo yabikomojeho, ati iriya groupe y'abashu rwose nanjye yo nyigumamo bari kumfunga, ndashimira Djihadi ngo kuba yarankuye muri groupe y'abashu. Urumva Emmy Nyawe nabaga mu bashu, none mu kuvujya mu bashu Djihadi aza kuba yamukuramo, ari naho bagiye urumva bagiye bagirana n'utwo tubazo dutandukanye. Rero ubwo urumva rero dukomeje turi kugana ku musozo n'ubundi Djihadi ngo turi kuri Djihadi na Emmy ikibazo cyabo ngo Djihadi ngo iyo aza kuba inshuti ya Emmy ntabwo ari kujya ku rukiko. Ariko nituza kureba impamvu uyu Djihadi mu bantu bamugambaniye benshi, cyangwa se Djihadi mu bantu batamubaye hafi, harimo inshuti ze izo twitaga inshuti ze za hafi. Kuko nituza kureba mu kirego cya Djihadi turasanga abantu bamugambaniye, turasanga abatanga buhamya ari abo twitaga inshuti ze. Umutanga buhamya mbere kuri Djihadi no bita Alone Okim, niwe wabaye umutanga buhamya wa mbere, akaba ari nawe munyamakuru bakoranaga. Ariko
bikavuga ko Okimwe kugeza kuri ubu ntabwo we yatanze ubuhamya ariko ntabwo yaragambiriye ikibi kuri Djihadi, ahubwo hakaba hari n'undi bita Semuhungu nawe ngo niwe mutangabuhamya wa kabiri. Uyu Semuhungu rero nawe yari inshuti n'uwo bita Djihadi, banakoranye cyane kuva kera, ariko rwose biza kurangira Semuhungu aje mu batangabuhamya ba Djihadi, yifuza ko uyu nguyu Djihadi yafungwa. N'abantu benshi rero bagiye babyishimira, bamwe bagaserebura bakavuga bati ngo uyu bagaserebura bavuga bati ngo Djihadi kuba yafunzwe bakumva ngo ni byiza, abantu benshi cyane kabisa bakabyishimira. Rero ubwo urumva uko byagenda kose narindi hano kugira ngo n'ubundi ngaruke ku bantu bari kwibaza bati ese Fatakumavuta kuki we yabonetse ariko kuki Fatakumavuta, abantu benshi bibazaga bati ese Fatakumavuta kuki we yabonetse Mageragere, kuki yabonetse yambaye imyenda kuki yabonetse yambaye iroza ariko Djihadi naboneke. Murasubijwe rero impamvu Djihadi watabonetse nuko Djihadi kugeza kuri ubu nago arajya out ngo ahure n'izindi mfungwa, ahure n'abandi bagorogwa baganire ndetse anamenyane nabo, ndetse nahure na Fatakumavuta inshuti ye magara. Reka rero mbe nsubicanga turi hano kugira ngo tu updating, kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5 in Stream Jesus TV.